sobanukirwa isoko y'ubwiru bwahishuwe, umenye byinshi bitavuzwe biri kujya byavugwa byahindura ubuzima bwawe. Shalom shalom shalom. Haleluya haleluya bene data. Imana nibaho umugisha, ni wa wundi musanzwe muzi cyangwa mwabonye ku buhamya. Ni Habineza Aniseti nkuko bisanzwe, ni yangara gwitigaragura mu byaha ahubwo igaragura mu mwuka wera. Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami Imana, ndetse kuko mwaryizeye n'abatararyizeye ariko ndizera ko bazarimenya. Nicyo gitumye n'ubundi mbanje imbere zanyu. Uyu munsi ntatinze ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kuko benshi baranyotewe batarasobanukirwa, ariko ndetse abandi bakabeshywa mu buryo butandukanye, abandi bagahabwa ibintu bitari by'ukuri. Ariko ni igihe cy'ukuri cy'uko umuntu agomba guhabwa ukuri kuzuye. Uku kuri kuzuye niko gukenewe muri ibi bihe. Ukuri kuzuye niko kugomba niko kwashyizeho imfatiro z'isi, ni nako kuzagira gute kuzasoza byose. Imana rero bamuhe umugisha, ntujye kure y'iyisheni ndetse ntujye kure y'ibindi bikurangaza, ahubwo ujye hafi y'iyi sheni yawe uri kureba ukubwira, untize amaso yo kureba ndetse untize n'amatwi yo kumvisha, umutima n'ubwonko Imana irabyifungurira. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ntego ivuga ngo umuti ukiza ikinyoma. Umuti ukiza ikinyoma abantu bagomba kunywa. Umuti ukiza ikinyoma nta wundi ni ukuri kukuri. Uwo ni wo muti ukiza ikinyoma cyangwa ukakivura burundu kikashiraho. Ndagira ngo rero iyi ntego y'uyu mutwe wowe unkurikiye uzajya ugenda usanga byinshi bitandukanye, ariko ni igihe kigeze yuko abantu bagomba kumenya ukuri kukaba batura. Utarabisobanukirwa ukabimenya, uwabisobanukiwe akongererwa akamenya byinshi n'ibindi bitavuzwe, kuko nibyo tumenyaho tubimenyaho agace, ariko hari ibindi bitavuzwe umwuka wera agenda hishura akagenda bitugaragariza nkuko abivuze mu butumwa bw'izwi bwanditswe na Yohana 16 rimwe kurangiza icyo gice. Yabivuze neza, avuga akamaro k'umwuka wera, ndetse avuga uburyo ki tugomba kuba duhagaze n'uburyo cy'umwuka wera azenda ku byadata akabitumenyesha, akatubwira n'ibitaravuzwe ndetse n'ibitazwi akabiduhishurira. Ndetse hari n'ikindi gice yavuga ngo azanatubwira byinshi bitavuzwe, anatuyobore mu kuri kose. Sinjye usobanura ahubwo niri muri nge, ikorera muri nge. Iyo niyo nugurure nahaye ikibanza, nubwo benshi bayikodeshereje, ariko nge sinigeze nyikodeshereza. Niyo mpamvu Imana iri kubura ubwi, Imana yatuye mu mitima bizera bayo barayikodeshereza, none ubwishyu bwarabuze, none bari kujya gushaka ubwishyu. Imana iravuga ngo ntago nzajya mpora mu bukode, reka nigendere nge gushaka umuntu ufite ikibanza kantuza muri we atankodeshereza, none bamwe ubukode bwabuze. Niyo mpamvu isohotse rero igiye gushishakiraho umukiranutsi wemera kwiha ikibanza igatura muri yo, igatura muri we, ikagendera muri we, igakorera muri we, ikaba Imana ye, nawe akayibera umuhungu n'umukobwa nkuko yabivuze mu rwa 2 rwa Bikorinto ibice 6:14. Tudatinze rero ndagira ngo tuvuge ku bintu bitandukanye ariko biri mu ijambo ry'Imana. Wowe unyumva uri mu bihugu bitandukanye byo hirya no hino, ndagira ngo usobanukirwe, uburi mu Rwanda, uburi hanze yarwo, uburi n'ahandi henshi hatandukanye. Icyo ngendereye cyangwa datagendereye ni ukugira ngo imitima ya benshi ikire. Uburoza Ampusinto mu gice cya Yeremiya 23 yabivuze. Ampusinto, hari abantu benshi bagenda batanga ibicupuri bitari byo, bakabwira abantu ibitangaza bitariho, bakabwira abantu Imana itarigeze kubaho, bakabwira abantu Imana itari Imana nyamana, kandi Imana nyamana bayisize. Reka dutangire dusome ijambo ry'Imana. Buri wese wegura intwaro yawe cyangwa se ufate Bible, nawe wisomere kugira ngo ujye umenya ngo ibyo bakubwira ese kuko nibyo cyangwa sibyo. Biba byiza cyane, biba byiza kuko benshi usanga basomerwa ariko ntibagire gute, ntibisomere. Ibyo rero nibyo bintu byisha abantu akenshi, kubera ko bafite umwanya mukeya ariko iby'isi bakabiha umwanya munini. Ariko harakwiriye kugira ngo iby'Imana tubihe umwanya munini kurenza uko twabiha umwanya muke, ahubwo iby'isi aba ari byo tuha umwanya mukeya kurenza uko twaha iby'ijuru umwanya munini.
iby'ijuru abajye duha umwanya munini naho iby'isi tubiha umwanya mukeya. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 4 umurongo wa mbere turageza yenda 3-4 nawe usome ngihangana iki gice nubwo ari kirekire ko nyirangize nawe wegura intwaro yawe. Kadusome mu izina rya Yesu. Titire umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu avugana n'umusamariya kazi. Yo ni umutwe w'amagambo cyangwa se titire. Duhere ku murongo wa mbere. Nuko umwami Yesu amenya yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Murongo wa kabiri. Icyakora Yesu ubwe siwe wabatizaga ahubwo ni abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya, yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Murongo wa gatanu. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi cya Yakobo yahaye umwana we Yosefu. Murongo wa gatandatu. Kandi aho hari iriba rya Yakobo, nuko Yesu ananijwe nuko yagenze cyane apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha esheshatu karindwi. Umusamariyakazi aza kuvoma, Yesu aramubwira ati mpa utuzi two kunywa. 8. Kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. 9. Umusamariyakazi aramusubiza ati ko uri umuyuda nkaba umusamariya kazi uransaba amazi ute? Akabazo. Icyatumye abaza atyo ni uko abayuda banenaga abasamariya. Murongo wa 10. Yesu aramusubiza ati iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati databuja ko udafite icyo uvomesha n'iriba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Akabazo. 12. Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadupfukuriye iri riba kandi akaba yaranywaga aya mazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Akabazo. 13. Yesu aramusubiza ati umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota. 14. Ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiriramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Murongo wa 15. Umugore aramubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Murongo wa 16. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. 17. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubu si uwawe. Si uwawe. Ibyo ubivuze ukuri. 19. Umugore aramubwira ati databuja menye yuko uri umuhanuzi. Murongo 20. Basogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. 21. Yesu aramusubiza ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. 23. Ariko igihe kiraje
ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. 25. Umugore aramubwira ati, nzi yuko Mesiya azaza ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. 26. Yesu aramubwira ati, ni njye tuvugana. 27. Uwo mwanya abigishwa be baraza, batangazwa nuko avugana n'uwo mugore, ariko ntihagira umubaza ati, urashaka iki? Akabazo. Cyangwa ati, ni iki gitumye uvugana nawe? Akabazo. 28. Nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda, ajya mu mudugudu, abwira abantu ati, nimuze murebe umuntu umbwiye ibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo akitso. 30. Bava mu mudugudu ngo baze aho ari. 31. Batarahagera, abigishwa be baramwinginga bati, mwigisha, akira ufungure. 32. Arababwira ati, mfite ibyo kurya mutazi. 33. Abigishwa be barabazanya bati, mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Akabazo. 34. ari naho umurongo wa nyuma. Yesu arababwira ati, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ritubwiye byinshi kandi byiza, kandi ndizera ko buri wese abasha gutega amatwi akumva. Aha uyu Musamariya ndamuvugaho gakeya, muramuzi cyane kundusha yenda haje. Ariko nshuti yanjye ndagira nkubwire ibi ngibi yuko niki cyatumye Yesu Kristo ajya kwicara ahangaha, niki cyatumye Yesu Kristo ajya kuvugana nawe kandi barananenanaga. Ariko Yesu Kristo mumenye ko icyamuzanye nugushaka intama yazimiye ari we munyabyaha. Ariyo mpamvu abafarisayo bo bagiraga ikibazo bati no kwa Zakayo murabizi bya uko byagenze, bavuze ngo kuki yagiye gucumbika ku munyabyaha. Ni muri kwa 19. Noneho ariko arababwira ngo ntago nazanywe no gushaka abazima, ahubwo nazanywe no gushaka abanyabyaha kugira ngo bakizwe ibibi. Nshuti yanjye ndagira ngo wumve iki. Uyu Musamariya yari yizeye yuko iri riba, yari yizeye yuko ibyo akora nta kibazo, yumva ari amena, kuko yiheshaga amahoro muri we ariko ntayahari. Ariko no muri iki gihe dufite abantu bihesha amahoro ariko ntayahari, bakaba bumva ko bari mu munyenga w'ibyisi ariko ntibamenye ko ibyisi bizashira no kwifuza kwabo. Uzasome mu gitabo cyo muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 4. Yakobo 4:4. Wumva uburyo cy'ubushuti bw'ibyisi bugutera kwangwa n'Imana. None uyu Musamariya yari yizeye n'iririba, akaba yizeye yuko no rusengero rw'i Yerusalemu hagomba gusengerwa nta handi. Ariko Yesu Kristo aramubwira ngo igihe kirageze mugore kandi kirasohoye, ubwo i Yerusalemu hazaba hatagisengerwa. Ayo ni ya madini y'iki gihe mvuga. Ubwo aya madini yubatse azaba hatagisengerwamo, ubwo hahandi ya mitima izaba yiraye ikora ibyiza yimva yinezeza, izaba itakibasha gukora nk'ibyo yakoraga. Irivuga ngo igihe kirageze n'uyu musozi hafi ko haya mariba naho ntihazaba hakigira gute, hakibasha gukorerwa ibyahakorerwaga. Umugore yumva ko ari igitanga ko bidashoboka, ariko yamwe ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ngo abasenga data bamusenge mu kuri no mu mwuka wera. None niba igihe gigeze kandi gisohoye ko tugomba gusenga data mu kuri no mu mwuka wera, niko bimeze cyangwa turimo turabeshya benshi? Ngiye hari ibintu rwose mbona bitumvikana. Reka mbabaza ikibazo. Hari ibyo mbona kuko benshi ntago bakiri mu buntu bw'Imana, benshi ubu umuntu bwaratakaye. Niba vuga Yerusalemu nkavuga aya madini, mujye mwumva ibintu bibiri byonyine. Hari idini ryubatse gutya rigaragara amaso y'umubiri,
hari n'idini ry'umutima utarakizwa ufite ibizira, iryo niryo dini ribi, niryo dini ry'imitima mibi. Yesu Kristo yabwiraga abafarisayo akavuga ngo mushimisha iminwa yanyu ariko imitima yanyu ikamba kure, ngo kuko mumeze nk'aboza isahani inyuma ngo ariko imbere ngo iriho umwanda. Niyo mpamvu yababwiraga ngo bambaye imyenda y'ibitari imyeru myiza yanditseho ijambo Yesu Kristo, ngo ariko ngo mu mitima yabo yababwiraga ngo bameze nk'ibituro bisize ingwa. Ni ijambo ry'Imana ribivuga. Harimo na benshi nabo muri iki gihe dufite nk'abafarisayo, sintinya kubivuga, dufite nk'abafarisayo babayeho muri kiriya gihe n'ubundi navuga ko bavuzukiye muri bereka mbyifashishe gutyo. Hari abandi bakurikije imihango n'imigenzo by'idini, hari abandi bakurikije imihango n'imigenzo byo gukora ibizira, ariko ntibeze imitima yabo. Ariko igihe kirageze kandi kirasohoye ngo abasenga data bagaragare mu kuri no mu mwuka wera. Bivuze ngo intama ziragaragara zimenyekana ku muco wo guceceka uba muri yo. Ihene nazo zirajya ukwazo, Imana irazishyira ukwazo zigaragarira ku muco wo gusa, ku mico yo gusakuza uba muri yo. Kuko hari umuco hakaba n'imico. Hari umuco waranze Imana uko iteye, hakaba n'imico twebwe twishyiriraho abantu. Nzabibasobanurira neza ariko ako konyine karabaye. Ndagira nkubwira iki, ni gute noneho kuri iki gihe usanga abantu turi kuvuga ibintu binyuranije n'ibyo data ashaka, twishakira indonke, twishakira indamu, tushaka kugira ngo gusa twishyirire mu gifu. Kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo iby'inda n'iby'inda, inda n'ibyo kurya Imana izabitsembaho. Nshuti yanjye uzasome hariya mu Bagalatiya ibice 6, ushaka kuzahera ku murongo wa mbere uzamanure, ndetse n'ahandi hesha hari amagambo uzajya uhasanga ntasobanuye uzajya uyumva neza. Niyo mpamvu yabivuze neza muri Matayo 4:4, haravuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka. Hari ibyo kurya by'umubiri bitunga uyu mubiri w'inyuma, hari n'ibyo kurya byo mu mwuka wera bitunga umuntu w'imbere. Ntago rero umuntu w'imbere atungwa n'ibyo kurya by'inyuma, ahubwo atungwa n'ijambo rya nyiri ijambo, ari ryo jambo ritunga umuntu w'inyuma, naho ibi ngibi bisanzwe bigatunga umuntu w'inyuma. Kandi mwibuke ko roho nzima ikorera mu mubiri muzima, ariko habanza iki? Habanza roho, hagakurikiraho iki? Umubiri. Kuko roho niyo igirana konegite n'Imana. Aha rero ntago umubiri wari ufata intera ya mbere yo kugirana kontagite n'Imana cyangwa se gukonegikana nayo. Niyo mpamvu Paulo yabivuze neza, aravuga ngo naho umuntu wacu w'inyuma yasaza ngari kwimbera hari mushyashya. None nshuti z'Imana, ndagira nkubwire wowe ukijijwe nawe udakijijwe, ariko mpere kuri uyu ukijijwe by'ukuri. Hari systeme y'icyo ugomba guhindura. Negatifu positifu biratandukanye. Hari abavangirwe hanze ahangaha nge mbona nubwo byahanuwe ko bigomba gusohora, ariko ndagira nibiri banga bizera nyirizina. Wowe undeba kuri iyi sheni ndetse uzambona n'ahandi heshi, ntago ngendereye ibyo kurya by'indamu, ntago ndi gihazi cyangwa Baramu wishwe n'ibiguzi. Nge mvuga ukuri kukuri kandi kugomba kubatura imitima ya benshi. Ukuri kutavuzwe ni ukuri kw'ijambo ryayo dusoma. Urakwemera cyangwa ntukwemera, ariko ni igihe. None icyo nshaka kukubwira wowe unyumva, wowe wihangana ibikurusha, ibikugerageza, ibikurusha byose, wemera kunyura mu mvune z'iby'Imana igucishe muri tereningi yayo, hagarara wemye. Ndagira nkubwire iki kugira ngo abantu benshi batakuyobya. Hari abahanuzi b'ibinyoma bari kwaduka hanze aha, hari abahanuzi b'abavangirwe bari kugenda babeshya. Icyambere bakaza ngo turagusengera ngo mu izina rya Yesu ngo tugukureho imikashiro za deliverance, ngo tuzigukorere, ngo dukure ibi nibi, ngo ingo zawe zirasenyutse, ngo ibi nibi bimeze gutya, ngo kugira ngo noneho bagahindura bakavuga ngo kugira ngo dukorere deliverance cyangwa kugira ngo tugukureho imikashiro ngo urabanza uduha amafaranga ya naya. Abandi ugasanga barakubwira ngo kugira ngo uduha ngo tugusengere ngo ibi bikuveho, ngo turaguterera umusozi ngo ubanje kuduha ya naya. Abandi ugasanga ngo kugira ngo tugusengere duhite iki tugenda tujye ibunyanaka, tujye ku musozi zabanguka ngo utabare, mu Rusesamanza, mu Rujururiro ndetse n'ahandi, ngo aho hose bahavuga gutyo, ariko hari ubwo bigeze baharema. Ayo matitire ndagira nkubwiza ukuri abo bantu bari gukora ibyo. Reka mbabaza ikibazo namwe muzajya mubabaza. Ikibazo cya mbere, niba muvuga ko busenga Imana by'ukuri mukabanza kwaka ibiguzi,
impano y'Imana mwahawe mwebwe muvuga ko musenga Imana muri abahanuzi cyangwa muri abigisha nyakuri. Impano y'Imana igicuruzwa, impano y'Imana igigurishwa, impano y'Imana igibasha kwaka ibiguzi. Ko twaherewe ubuntu tugomba gutangira ubundi. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo mwaherewe ubuntu mutangira ubundi. Niyo mpamvu uzasanga hari benshi bafite ikibazo nk'icyo, ariko ugasanga barimo barakora ibinyuranye n'iki by'ijambo ry'Imana rigira gute rivuga. Nshuti y'Imana, menya iki yuko impano itandukanye n'agakiza. Impano zitandukanye n'agakiza, mujye mubimenya. Impano zikorera inyuma y'umubiri, ariyo mpamvu yavuze ngo nzahagara ku bitugu by'umupfapfa mvugiraho nigendere ndokora nagomba kurokora. Noneho izo nizo zakoresheshwaga kubatubanjirije, ariyo mpamvu Umwuka Wera yazaga akabahanga ha ku bitugu yarangiza akisubirirayo. Ariyo mpamvu wumvaga ijambo mu Baheburayo 11 umurongo ndumva waho ari uwa mbere, haravuga ngo Imana yavuganira abasogokuruza mu kanwa k'abahanuzi babo, ngo ariko ubutwe bwisigaye ivuganira natwe mu kanwa k'umwana wayo. Umva iyo difference. Niyo mpamvu Umwuka Wera hari benshi ahanga ku bitugu, ariko byo ku bitugu ariko adafatiye imbere mu mutima. Agakiza nyakuri nyirizina uzagasanga gafatira mu mutima ariko gadafatira inyuma. Urugero rwiza usome muri Yesaya ibice cya 11 umurongo wa mbere ugeze 9. Urumva umwuzuro w'Imana uhanye n'intwaro 7 cyangwa impano 7. Urongera usome mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 5 ugeze 12. Aho uzahasanga umwuzuro w'impano 7 n'ubundi. Nshuti y'Imana, hari benshi uri gusanga bari kugenda babeshesha ingurukira, yari byo bihangama ariko atari Umwuka Wera bafise, ndetse atari Imana yabayoboye. Kuko hari benshi bari kugenda baryarya bakabeshera Imana ariko atari Imana yavuze. Nubwo ibyo bigomba gusohora bikabaho, ariko nshuti yanjye ndagira nkubwire ibi yuko Imana iraje kurobanura, kandi buri wese ijambo ryayo n'ubundi riramurobanura rikagaragaza ukuri n'ikinyoma. Yabivuze mu rwa kabiri rw'Abatesalonike ibice 2 umurongo wa mbere kugeza 12, avuga uburyo kiba guhishurwa k'Uwiteka kuzabanzizwa n'umugome, akabanza akicara ku ntebe akiyita Imana, akicara mu rusengero. Abantu z'ibinyoma bagomba kugaragara, bagomba kuba, ariko ndakubwira wowe undeba, sobanukirwa ibyo bakubwira ngo ngwino tugukorera ibi, ngwino tukujyana hanaha, ngwino tuguterera umusozi. Ubundi Imana ko ari Imana ya hafi ka Imana ya kure, uri kwiruka nkujya hehe? Yaravuze ngo nawe wapfukamye irebe ry'unzi y'umuryango wawe Imana irakumva. Uriruka urajya he? Uriruka nkujya he? Uriruka nkujya he ku Imana y'ubwayo igomba kugukorera ibyo ishaka kugukorera? None ndabaza abo bantu birirwa babeshya gutyo ngo urakorera umuntu deliverance, ngo urakorera umuntu ibi nibi. Ubundi iyo ujya gukorera umuntu deliverance ko bisaba gukoresha ubutware Imana iba yaraguhaye. Ubwo butware ukoresha ntabwo ari ubwa wihangamo, nubwo Imana yagushyizemo. None kuki ugombera kumubwira ngo banza umpaya ngaya? Ubundi Imana niba yaranayiguhaye yabanje kukwishyuza cyangwa yayiguhereye ubuntu. None se kuki ugiye kuyishyuza? None reka nkubaze ibindi bibazo nka 3. Ndagira ngo mwebwe abandeba, mwebwe mwumva mushaka gukizwa by'ukuri, mumenye abo bantu mumenye ikiciro mubabaramo, mumenye abo bantu mubirinde, kuko baraza kubarya ibyanyu kandi by'ubusa nta naho byandikwa. Reka mbabaze ikibazo. Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana ni hehe yigeze ashinga ivuriro avuga atanshinze biro abantu bose yakije ngo abishyuze? Ni hehe yashinze biro avuga ati rivuriro ngewe ndaga nkiza abarwayi, nimara kubakiza ahasigaye mbishyuze? Iyo akiza kubikora yari kuba ntashira amafaranga. None ngaho nimunyereke mwebwe mwirwa mubeshya, mugenda mubeshya abantu ngo nibabanze babaha ibi ngibi, mwishyuze muri nk'abande. Usibye ko ibyo abapfu birirwa n'abapfumu,
hari abantu nabo wagira ngo ntibareba kure ntibatekereza, ariko humuka akakanya nshuti yanjye nkwibi ibanga kugira ngo umenye uvuga uti undi uyu muntu uza kunyishyura kubanza ngo ni muhibi, ni Imana imutumye cyangwa niwe witumye. Ntago ari Imana imutumye ahubwo niwe wibyihanzemo. Impano y'ubuntu itangirwa ubuntu nkuko yayiherewe ubuntu. Yesu Kristo ni hehe yigeze yishyuza, yakiza kwishyuza abarwayi yakijije. Nubu nawe wowe ubwo ureba ibintu yagukijije nanjye yankijije. Aho yigeze akwishyuza iki? Akwishyuze wabona icyo wishyura. Cyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, nimumbwira ahantu intumwa zigeze zishinga biro zivuga ati twebwe dushinze biro, dushinze idini, tugiye kwishyuza abantu noneho sasa. Ahubwo zo zajyaga umwuka wera ziyoboye, nta muntu zigeze zishyuza, kandi Imana zikoresha imirimo n'ibitangaza. Ni hehe yigeze yishyuza? Ni hehe zishyuze? None mwebwe niba muri intumwa mukaba muri abizera nyakuri, ni iyihe mpamvu ituma mwishyuza abantu kandi Imana itarigeze yishyuza n'intumwa zawe zitageze zishyuza nyakuri? Mwarangiza ngo nimuzane ibi tubasengere, muzane ibi tubakorere ibi nibi. Iyo ntago ari Imana n'ikigirwamana. Muhumuke bavandimwe, bene data, nshuti z'Imana, nshuti z'umusaraba, muhumuke abo baza kubashuka. Ahubwo ayo mafaranga ujye ugenda uyafashije imfubyi n'abakene. Ayo mafaranga jya ugenda uyareba nk'umuntu ubabaye uyamufashishemo. Uwambaye ubusa umwambike, ubuze icyo kurya ikimuhe, ubu uri mu nzu y'imbohe umusure, ndetse uri mu bitaro umusure. Niba hari n'ubuze mituweli ugenda umwishyurira mituweli. Niba uze nushavuga ati niba ari miliyoni n'urugero, uvuga ati ndamwishyurira umwaka cyangwa se amezi angahe. Aho ubusize urwibutso rw'ibyiza Imana igiye kukwibukiraho rutazigera riva imusozi ndetse no mu mutima wawe n'imbere y'Imana. Aho hantu hatatu ruzahaguma, kuko umuntu agiye kuvugirwa n'imirimo myiza yakoze. None mwebwe mu nyumva, ubu nyumva uri kure, ubu nyumva uri hafi, ntabwo Imana yacu agakiza k'umuntu kava mu mirimo ye atunze. Ntabwo agakiza k'umuntu kava mu mirimo ye atunze. Agakiza n'ukumva ukanumvira ugakora ibyo umwuka wera kuyoboyemo. Ntabwo agakiza kacara amagambo ko kuvugisha amagambo ngo mwanze mukora ibi. Ibyo ngibyo ikinyoma cyangwa twaragitahuye. Ikindi mvuge ku bashumba bashumbya amadini, kuko benshi turavuga ngo ni itorero ariko ni amadini. Kuko Kristo ni uzajya kujyana itorero rizima, ntabwo idini izajyana umuntu mu ijuru. Ariko ndagira ngo mbabaze, ni kuki benshi bazi ukuri ariko ntibakuvuge? Kuki muri kuguca hejuru? Mwabwije abantu kuri imitima igakira, mwabwije abantu kuri bakava mu bibi, mwabwije abantu umutima ukuri bagakizwa bagakizwa ibyaha, ariko mu byange turabisobanura. Imana impagurukije igihe cyo kugira ngo mvuge ukuri. Ntago ntinya, ntago mubwoba mfite, kuko ni ijambo ryayo ukeneye asomija icyanditswe. Niyo mpamvu yabivuze muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 8 umurongo wa 31 kugeza 32. Haravuga ngo muvuge ukuri kuri ko kuzaba batura. Arongera bivuga mu migani ibice 23 umurongo wa 23 n'ubundi. Haravuga ngo muguru kuri mwo kukuguranura. None bamwe bari kukuguranura bwere kwishakira indonke. Yabivuze muri Yohana n'ubundi ubutumwa bwiza mu bice 10 umurongo wa 1. Havuga uburyo cyara abungere baragirira ibihembo. Habivuga muri Yesaya urubanza rwabo ibice 3 umurongo wa 16 uzageze 25. Nshuti z'Imana, muhindukire bashumba beza, mubungere baragirira ukuri atarabungere baragirira ibihembo. Unyurwe n'ukuri, bukire bwa mbere n'ukunyurwa n'ibyo ufite n'ukuri. Nibwo bukire bwa mbere uriho kwisi. Mwo gushaka ibidahaza, mwo gukorera ibidahaza, ahubwo mushaka ukuri. Kukura bariko munasangiza n'intama zanyu muyoboye, kugira ngo muzikureho iminyago muzigeze ku bwami bw'ijuru. Ikindi nababwira, niba igihe kigeze kikaba gisohoye ko tugiye kuvuga ukuri kandi ariko kugiye kuvugwa, nimubwiza abantu kuri iby'ubwami bw'ijuru, kugaruka ku mwami Yesu. Hari n'abakuvuga barangiza bakarenzaho ikinyoma, ariko ni mukireke, ahubwo muragirire ukuri, muragirire umungere uzabahemba ariko atari mwe mwihembye. Mwibuke ko impongano y'ibyisi yica amaso y'umwuka wera. Niyo mpamvu benshi umwuka wera wabahunzeho. Niyo mpamvu benshi ubona batacyuzura umwuka wera, kandi umwuka wera uhari. Hariho n'ababariza ngo mbese ko abantu batacyuzura umwuka wera kandi amadini ariho, umwuka w'Imana wera washize ku Mana cyangwa uracyariho? None se kuki batacyuzura?
aho ni ikibazo wibaza nanjye nibaze. Nshuti y'Imana, kanguka mushumba, mudiyakoni, mukristo, ndetse nawe mwarimu, ndetse nawe mupasiteri, ragira ukuri, shyira ukuri ahagaragara. Kuko benshi bari kuguhishira bakuzi, hari n'abari kukuyobagiza bakuzi, bakanga kukuvuga kubera iki? Hari imisaruro bashaka. Ariko umunyarwanda yaravuze ngo wo kugira nzanyure mu kinyoma nzanyura mu kuri. Arongera aravuga ngo wo kugira nzazira ikinyoma nzazira ukuri. Mwazize ukuri bavandimwe, ndabakunda cyane, ariko si nkunda wa wundi unyuranya ukuri akagushyiraho ikinyoma. Fata ukuri gusa, ahubwo ngo tugendane. Ntago ngewe nkeneye ibihembo, Imana ni izampemba. Nzi neza yuko Imana si umukene, ntago ikennye, ariko izi icyo igomba gukora ku buzima bwanjye. Nongere mvuge ku bandi bari gushinga amacano, ugasanga baragenda barashinga ikintu runaka bakavuga ngo ni umurimo w'Imana, bakagiha titire, yenda n'urugero niyobokamana runaka cyangwa se n'ibindi n'andi matitire. Ariko noneho ugasanga ubutumwa bari gutambutsa n'abaje babafashe interview, ugasanga bamwe bari gufata amatitire bagashyira amatitire atandukanye n'ibyo bavuze, ugasanga bari kwishakira amaviyuzi. Ariko nshuti yanjye muvandimwe, ko wahamagare kugira ngo utangaze umurimo w'ibyuza by'ukuri, kuki wajya gushyira amatitire anyuranye n'ubuhanuzi? Ngewe kenshi njya kuma YouTube ngasanga bimwe, ufite ikibazo nawe yinjira harebe. Singe ngenyine, hari n'abandi muzi imanza zimwe zagiye ziba, ndetse n'uburyo kibamwe bagiye batonganya abandi kubera iki? Bavuze ubutumwa buzima. Ariko none ugasanga abandi bashyizeho titire, ugasanga umuntu ashyizeho ikintu ngo nimuze mureba ngo amakamyo, ngo abadayimoni ngo bamenye ngo mu hantu runaka mu gihugu runaka ngo yuzuye ngo ibihumbi bingahe. Iyo ni Imana ikubwiye? Ariko urajya ngo ushitura abantu gusa ngo bakunde barebe cya kintu, kandi hari n'icyo bafungura ugasanga kinyuranije n'icyo bavuze cya yatitire. Ariko nshuti yanjye wundeba, jya kuri YouTube wandikeho isoko y'ubwiru bwahishuwe, urebe itandukaniro, uzasanga titire, usanga ku cyigisho icyo ari cyo cyose gihwanye n'ubutumwa mvuga. Suko bari nabo hari si byose, ariko hari ibyo bagoreka, ibindi nabyo bakaba ari bizima, ariko hari n'ibyo bagoreka. Ibyo bagoreka rero nibabikosore, bajye bashyiraho titire y'ikintu gihwanye n'icyo abantu bavuze. Kandi bo gushitura abantu bashaka amaviyuzi, Imana izabihembera nshuti zanjye. Ahigejeje bakorera cyangwa si bahe ibyo yabateganyirije, iraje bahe n'ibindi, ariko nko kubesha, nko kunyuranya, kandi mwari abantu beza basobanutse. Imana yagushize kuri uwo murimo kugira ngo ube umumaro, yagushize aho ngaho, igushyiraho kugira ngo ubutumwa bwiza buzenguruke, ariko nyuzaho ubukuri koko. Kuko benshi bari kwijujuta, hari n'ababimbwiye benshi, nanjye narahinuje nagiyeho. Nuzagira ikibazo uzaza umbwira ati ni hehe, mpite ko mpakubwira harenga nahangaye, aho ndahatarutse. Ariko ndizera ko mushiti yanjye muvandimwe, ibyo ngibyo ugomba guhindura uburyo, nanjye gahindura iki uburyo. Nshuti y'Imana, ndagira ngo tuganire neza kandi mu kinyabupfura, twungurane, kuko icyuma gityaza ikindi. Hano imbere hari abashinjacyaha babiri Imana igiye gushyiraho batavuye mu bantu. Abo babiri ntibazava mu bantu, ahubwo bagiye kuva mu bubasha bw'Imana ishobora byose. Bazadushinja haba wowe cyangwa ngewe. Usome mu Gutegeka kwa 2 ibice 30, nushaka uhere ku murongo wa 15 ugeze 20. Ariko nugera kuri 19 mwaho hagati, uzumva uburyo hakubwira ngo dore ntanze hijuru n'isi habahamya bazabashinja. Ijuru rizagushinja ibyo wakoreye kuri isi, nako kamera yayo ikwereka ibyo wakoreye kuri isi. Noneho isi y'ubutaka nayo ikubwira ngo dore igihe wari uryamye hana ukora ibizira ibi nibi, cyangwa ari wicaye uri mu nzu hana ikubwira ati dore nibi nibi wakoze. Ariko se nshuti yanjye ndakubwira nanjye nibwira, aho ngaho uwo mushinja cyawe uzamuha ruswa. Isi y'umubiri cyangwa y'ubutaka uzayiha ruswa, ijuru uzariha ruswa. Abo bashinja cyaha mu bitondere cyane. Ni nayo mpamvu Imana yadushyize inzira ebyiri, inzira ifunganye n'igazutse.
ifunganye nijyana abantu ku bugingo bw'iteka, igazutse nijyana abantu mu irimbukiro. Hitamo rero aho ugomba kunyura, niba ari mu kuri cyangwa mu kinyoma. Amahitamo nabiri, kuko nshuti yanjye isi ntisakaye serikeri ya mu muntu umwe. Bamaso nanjye mbe maso, kuko benshi usanga bagenda bishakira ibihwanye n'indamu, ariko ntibakora ibyo data agize gute ashaka. Reka mvuge ko bashumba benshi bamwe batandukanye bajya hanze, kuko ngewe Imana yagiye iduha amakuru turayafite. Hari benshi usanga bari kugenda bakajya mu bihugu byo hanze ngo bagiye kuzana amavuta ngo basiga abantu. Gusiga twasizwe n'Uwiteka, ntabwo Imana igusiga bwa kabiri. Imana yaragusize iratunogereza, yaguhaye ubwiza wavukanye uko wari uri. Ariya mavuta muyitondere, aya mazi babaye hano muyitondere. Ibi byose ndababwiza ukuri, si ibyo ukuri. Ibi ni biva kuri Antikristo, ni ubuyobe abantu bari kuyoberezamo bishakira iki? Amafaranga. Ntabwo Imana umwuka wera niwe yaduhayeho igihango, iduhaye ikimenyetso yashyize mu mitima yacu, igiteramo nk'akashi, ariyo ngwate yaduhaye. Amaraso yayo niyo nkwano yadukoye y'igiciro cyinshi, ayakwa isi yose. None ko mu rubavu rwa Yesu mu gihe uramusika yamuteraga icumu, havuyemo iki? Havuyemo ibintu bibiri, havuyemo amazi n'amaraso. Aya mazi ntago muza akamaro yakoze. Amazi asobanura imbaraga z'umwuka wera, aya maraso gasobanura igihango cy'amaraso cy'umwana w'intama w'Imana, ariyo nkwano yadukoye isi yose. None nibiki bindi mujya kujaguba babajijisha? Ibi byakoreshwaga kera mu Bisiraheli, naho twebwe amaraso y'umwana w'intama w'Imana yatwogeje ibyinshi, ndetse umwuka wera aduhanaguraho byinshi, anaduhishurira byinshi. Nshuti y'Imana, kanguka nanjye nkangukiye, bamaso nanjye mbe maso, bo kugushuka guhera uyu munsi. Niba ukeneye kontagite zanjye zandike, koresha akamenyetso ko guteranya 250 0783158213. Nkurikira rwose wumve neza, kuko hari ibintu byinshi ugomba gukosoraho, kuko Imana yo ntabwo ishaka ikinyoma, ahubwo irashaka ukuri. Abangaba bari kujya muri ibi bihugu byanze, bamwe na bamwe simbavuze izina, bari kugera ugasanga impeta zabo bafite barazigurana bakabazisigayo bagahabwa izindi. Niyo mpamvu uzasanga benshi basengera abantu babatunze gutya ikiganza batabizi, za mpeta zirimo imyuka mibi, ugasanga bari kwitura hasi. Ubundi umwuka w'Imana ugutura hasi gute kandi ugukiza? Mwuka w'Imana ni gute wica abantu? Izo mbaraga twarazihishuriwe, nibyo n'inkweto zabo bari kujya uburyo kiziguranwa turabizi, uburyo kibagenda batambitse ikirenge akekeza handi. Izo ni imbaraga zari mirate zarahanuwe zigomba gusohora, ndetse hari n'imyenda imwe n'imwe nayo bari gusiga, ariko irimo bakabahindi, irimo imyuka mibi, ariyo zo zari minate. Ibyo byose turabizi, Kristo arabiduhishurira. Menya ukuri nshuti y'Imana, menya ukuri usobanukirwe, menya ukuri usobanukirwe ibyo utaruzi, kuko byinshi uzagenda ubimenya. Abo bahanuzi b'ibinyoma benshi ndagira nkubwira ngo hari byinshi wagenda umenya. Kuki mushakira Imana itari? Yabivuze muri Yeremiya 23 kugeza 25. Ni Imana ya hafi kandi Imana ya kure. Muzasome n'ubundi Yeremiya 23:15 kugeza 9, ukomeze no kujya 12 kugeza 15 aho ngaho. Kuko abanyabyaha bagenda hose, yabivuze muri Zaburi ya 12 umurongo wa 9. Nshuti y'Imana, bamaso ntibongere kukuyobya, kuko benshi bayobejwe n'abantu babayobora. Ikibazo mbabaza, ari Imana n'abantu ikiyobora ikindi ni giki? Imana ko bashaka kuyikoresha uko bashatse, kandi Imana ari igomba kutuyobora. Kuki twavanga Imana ngo irakora gutyo ngo ikoze gutyo kunuko? Imana ni ikubwira uko ugomba gukora. Umwuka abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ntago rero ujya kwishiraho ibyawe ngo banze ukora iki ngo kugira ngo Imana igukorere ibi nibi. Gute? Imana ko itangira ubuntu ininde yishyuza. Bamaso nshuti yanjye, ukanguke nanjye nkanguke. Uzasome mu Baroma 9:14 kugeza 21. Usome Yeremiya 23:18 kugeza 20. Usome mu Baroma 11:33 kugeza 36. Ukomeze Yesaya 40:13 kugeza 14. Hari cyo uzahasanga. Uzasome no mu rwa kabiri rwa Petero 2:14 kugeza 22.
nubwo icyazanye Satani uri kwica no kwiba no kurimbura, ariko yiba warangaye kandi yica uwavuye mu mwanya. Niyo mpamvu data yavuze ngo muzibire inzira zose umwanzi yinjiramo ko azerera nk'intare ashaka ko yaconshomera. Bivuze ngo hari abantu bari kurangara umwanzi akabinjira anyuriye mu bantu, kuko Imana ikorera mu bantu na Satani akanyura mu bantu. Icyo ugomba gukora gusa nukumenya ngo uyu muntu aje yishyuza iki. Imana yigeze yishyuza? Ese uyu muntu aje avuga iby'ukuri? Ese yigize intumwa kandi Imana yaravuze ngo mumbere abambasaderi mu gihe ntaragaruka? None niba tugomba kwibera abambasaderi mu gihe taragaruka, none ubwo turaba twibera ambasaderi bazima cyangwa turabaho ubwo twibereye abambasaderi babi? Kubera ko twatsi ibiguzi. Bya biguzi rero turagendera mu mwuka wa Gihazi cyangwa Baramu wishwe n'ibiguzi. Mwibukure awisambu nawe uko byagenze. Shuti y'Imana, twe ntago dukeneye gushaka iby'indamu, ahubwo no kugira ngo beshe imitima beshe ikire. Hari ikiruto byose cyakwigisha. Yesu Kristo yabivuze muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 6 umurongo wa 45 kugeza 46. Uzasome no mu Baheburayo 5:12 kugeza 14. Usome mu byahishuriwe Yohana ibice cya mbere umurongo wa 3. Usome mu rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 3 umurongo wa 14 kugeza 17. Wumva ukuriye cy'umwuka wera akwigisha atagombeye ibindi. Ni musomo urya mwana tarakara nkuko yabivuze muri Zaburi ibice 2 umurongo wa 10 kugeza 12, gukomeza no muri 12 umurongo wa 4 kugeza 8. Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 14 kugeza 17. Ndetse usome n'urwa Bikorinto rwa mbere igice cya 13 umurongo wa 8 ugeze 13. Ndetse no mu Befeso ibice 10 umurongo wa 20 ibice 5 umurongo wa 10 kugeza 21. Aho uzahasanga byinshi. Mwibuka ko ibi bindi ni mu byakoze akazi. Bisenye Yeriko yari yananiranye. Nabona umukozi w'Imana ibikeri kwa Farawo byakoze akazi. Amavubi yakoze akazi asenya byinshi. Ndimo negera umusozo kugira ngo byumve. Nshuti y'Imana bamaso usome imigani ibice 3 umurongo wa 20 kugeza 23, no mu bice 4 umurongo wa 10 kugeza 13, ukomeze no mu bice 3 umurongo wa 1 kugeza 8, ndetse no mu bice 4 umurongo wa 20 kugeza 27, no mu bice 3:21 kugeza 27, no mu gitabo cy'umuhanuzi Yosuwa gice cya mbere umurongo wa 8, nkuko avuze ngo biri muri iki gitabo ntukarorere kubihamisha kanwa kawe, uhora ubitekeza ku manywa ndetse na nijoro. Nshuti yanjye negera umusozo, ndagira ngo nkubwire ibi ngibi ubyumve neza kandi ubyiteho. Umwuka wera yabidusobanuye n'uburyo ki n'abami n'abatwari batigeze kubimenya, ariko umwuka wera yabidusobanurira. Uzasome mu rwambere rwa Bikorinto ibice 2 umurongo wa 6 kugeza 16. Ibi nubishyira muri wowe ngiye kukubwira bindi uzaba ubaye umuntu w'indashyikirwa. Mu rwambere rwa Petero ariho nahereye ibice 2 rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 5 kugeza 13. Yesaya 11 umurongo wa 1 kugeza 9. Dore neza ndi mu gusoza kugira ngo wumve ibi. Dore ibyo ugomba kwitondera. Rwa mbere rwa Timoteyo ibice 2 umurongo wa 6 kugeza 16. Rwa kabiri rwa Timoteyo ibice 2 umurongo wa 5 ukomeze no gugice cya mbere 11 umurongo wa 14. Umuntu wese uzaza yabivuze mu butumwa hano mu rwandiko rwa Yohana mu rwandiko uzaza atazanye iyi nyigisho. Aho ni mu rwandiko ibice 2 umurongo wa 24 ugeze 29. Umuntu uzazazana iyi nyigisho ntuzemere ibyo avuga kuko azabanyuranyije nta kibitsanyo kizima yazanye. Usome no muri Yesaya ibice 3 umurongo wa 1 ugeze 4, muri Yobu 12 umurongo wa 14 ugeze 25. Nshuti y'Imana bamaso nanjye imbe maso, kuko buri wese agiye kubazwa ibyo yakoze, yaba yarabeshe cyangwa atarabeshe, ariko n'igihe kigomba kugira ngo umuntu wese avuge ukuri. Nshuti y'Imana nsoje nkubwira ngo bamaso kuko isi ntisakaye sikeri jya mu muntu umwe, ariko buri wese ntazagirongeye kugushuka. Ubu umusore wihanganye bakwita ikiremba, bakwite ko wabuze ubwenge, bakwite ko wabuze umumaro, bakwita amazina menshi, ariko ikimana yakuvuzeho ntabwo kizahindwa n'amagambo bavuga. Abo umukobwa nawe nuko warihanganiye ibyo ngibyo Imana irakureba ikakubona nk'uw'umumaro, ariko ntibagushuke. Aba ari umumama nawe nuko wihanganye ukanga guca inyuma y'umugabo wawe, aho Imana irakureba. Nawe umugabo wanze guca inyuma y'umugore wawe, aho Imana irakureba. Ndetse umukobwa, umusore, umusaza, umukecuru, ingeri zose nzivuzeho. Wahagaze wihanganira ikigegeza Imana kugeragezamo, ukihanganira training Imana gucishamo, ukihanganira umumaro waho Imana ishaka kukugeza. Aho ngaho
ntuwongere kugira ikibazo, umenye ngo Imana idutoza igira ngo idukuremo abo mumaro nkuko yabivuze mu rwambere rwa Petero igice cya mbere naho wahera ku murongo wa 5 kurangiza yavuze ngo nubwo izabishira ariko igeragereshwa umuriro ngo kandi twego turutoza abo igiciro cyinshi uzarangiza icyo giciro uzumva byinshi. Ndetse mu Yesaya ibice 30 umurongo wa 10 wa 18 ibice 30 umurongo wa 18 yaravuze ngo impamvu itugaburira ibyo kurya by'amakuba n'amazi y'agahimano ngo ni ukugira ngo itwigishe uzakirangize uzumva byinshi. No muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa mbere Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 ugeze 13. Nshuti y'Imana, ibyo byose hagarara mu kuri wihanganira ibyo byose, Imana izagushumbusha, izakwambika ikamba utigeze wambara kandi ntago wahemberwa icyo utakoreye. Niyo mpamvu yavuze ngo hahibwa uwihanganiye imugegezo byose kuko namara kwemerwa azambika ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezanije abayikunda. Nshuti y'Imana, ndagira nkubwire ngo ibyo byose ucamo Imana irabizi kandi yabiteyeho kashi, nta na kimwe yigeze ijugunya kuko n'amarira yabera hari amacupa yagitega ku maso yabo izayabereka mugeze mu bwami bw'ijuru. Nshuti y'Imana, rero ndi mu gusoza ngira ngo ngusengere, ndagira ngo unsoreze kuri iki nkubwire ngo wowe ndetse nanjye ndakubwira nanjye nibwira, reka tuba amaso kuko kuba amaso sugukanura, ahubwo nukugira ngo turebe abatuyobya niba bari mukuri wo gusomerwa, ahubwo natwe twisomere duhinyuze ibyo batubwira ndetse dushire mukuri cy'Imana ishaka twumve kandi tunumvire. Reka nsoze nsenga Imana nkubwira ngo guma muri uwo mwanya bakuvuga ukutari ariko unezeza Imana wo kunezeza abantu. Urakoze rero nkwibutse nsoza ukeneye kumenya byinshi birenzeho jya kuri YouTube cyangwa kuri telefone yawe ufite wandikeho isoko y'ubwiru bwahishuwe. Iyo niyo channel nafunguje iri kunyuriraho umwimerere data yampaye ngifite imyaka 4 ntazi ibyo nkora ngize 6 niho natangiye kumuvuga butumwa mu muhanda, ariko ahura amenya byinshi n'umwimerere usobanuyeho ibintu byose biri kuri iyi si, ibi bisimba, ibi cyatsi, ibi giti, uzamenya uburyo cyo data yagiye binsobanura nicyo giye gisobanuye. Urakoze cyane ka ngusengera Imana ndetse ngushinganishe. Mana ndagushimira guhimbaje habwa icyubahiro. Aya magambo mvuze ureke benshi ahindura imitima yabo kandi abayo kugira ngo ahindure benshi, kandi ureke imitima yaritanye yongera isubire mu murongo, kandi utuyobore mu kuri kose nkuko wabivuze. Ureke umwuka wawe wera benshi bongere bawuzure kandi basobanukirwe bamenye ukuri kongere kuba bature, kuko ntabwo ikinyoma kijya kibatura imitima, ahubwo imiti bibaturwa n'ukuri. Reka no kuri kwawe mvuga ugumye kunshigikira kandi ushigikire nawe bose babyumvishe. Yari umwana wawe umwe ugukunda kandi nawe ukunda kuko wankunze nye ntarabimenya kandi ungirira icyizere. Urakoze mu izina rya Yesu, amen.